Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubasuhuza inshuti z'Imana kandi inshuti zacu. Muravugana n'umukozi w'Imana umushumba Gatera Jean Pierre. Ndabakunda rero, igihe cyose umutima wanjye watekereje kuganiriza abantu ijambo ry'Imana ryangiye ku mutima, ndanezerwa cyane. Ariko uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ni inshuti yanjye, twari tumaze iminsi tutabonana, duherukana namutumiye aje kuririmba, ni umuvugabutumwa, ni umuririmbyi. Mu kiganiro gito numva nashaka kubasangiza bantu munyumvaho muri ku isi yose, ndabibabwire ko mbanje kumwakira, hanyuma nimara kumwakira arababwira amazina ye, hanyuma narangiza anadusengera Imana isengesho ritoya, hanyuma ntangire ikiganiro, mu kanya ndaza kumuha umwanya anaturirimbire, cyangwa se narangiza kutusengera ndamuha umwanya anaturirimbira indirimbo imwe, hanyuma ntangire ikiganiro. Kuko agira indirimbo nyinshi cyane, tuzagenda tuzibereka, tuzibabwira, kandi ni umuririmbyi mwiza, ni umugabo ukuze. Abantu bazi ko abantu baririmbira Imana ari abana batoya, bakiri abasore bakiri batoya, ariko uyu ni umugabo mukuru, arabibwira. Ngira ngo nzashaka undi munsi mumuzane, hanyuma abahe ubuhamya bwe, ariko reka uyu mwanya mwiza abanze adusengera. Namara kudusengera aratwibwira amazina ye yombi, hanyuma anaturirimbira indirimbo imwe. Imana ibahe umugisha. Joseph, ndakwakiriye. Murakoze cyane mushumba. Kadusenge Imana. Imana data wa twese, Imana idukunda kandi Imana ikiranuka, turagushimye kandi turaguhimbaje kuko watwongereye indi minsi myinshi yo kurama mu kuba kwacu. Izina ryawe Kristo rihabwe icyubahiro. Rero Mana nziza, turi hano turi kuganira tuvuga ijambo rya gukomera kwawe. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri kano kanya, ubane n'abanyarwanda bose ndetse n'abaturage n'abantu batuye isi yose barakurikira ikiganiro. Data, ubashyigikire kandi ubarinde, ubahe kumva iri jambo tugiye kubagezaho, umushumba ugiye kubagezaho, baryumve rihindure imitima ya benshi. Ngaho urakoze Mana nziza, tuguhaye datoja mwiza umwanya mu mitima yacu, mu mitima y'abantu bose bakurikiye ikiganiro. Data, ubashoboze kandi dushoboze, tumye guhamya gukomera kwawe. Urakoze kubyumvisha ko kubikora nk'Imana. Ni mwiza rya mbyambaje nizeye Yesu Kristo umucunguzi mwiza. Amen. Amazina yanjye nitwa Bimenyimana Joseph. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 4. Nkaba nkunda Imana, nkakunda gusenga. Mushumba Pastor Gatera ni inshuti yanjye, ni umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka, kuko niwe nigiraho ku by'umwuka n'iby'umurimo w'Imana, uburyo tujya kuba tubanjirije. Rero mushumba, ndabashimiye ko maze kukwakira. Imana imugishe. Amen, amen. Ni abantu baba bafite amatsiko yo kumva umuntu nkawe ubwiriza ubutumwa bwiza kandi akanaririmba akaririmbo keza. Sinkuvuga ngo uririmbe iyo wabanjije guhimba, kuko umaze kugira indirimbo nyinshi. Umaze kugira indirimbo zingana iki ubundi? Maze kugira indirimbo 34, ubwo na alubumu 4. Yego. Turirimbiremo indirimbo imwe rwose, kuko mu biganiro byanjye byinshi zangiye nashyiramo indirimbo zawe, nkuko njye nashyiramo indirimbo z'umusore wanjye witwa Antoine. Nawe zangiye nashyiramo indirimbo zawe nyinshi, kandi ndabizi abantu bazazikunda kuko nanjye narazikunze. Turirimba indirimbo imwe gusa, nubwo ari live wenda izikoze turaza kureba ibyo dushyiraho, ariko turirimba indirimbo imwe byumva rwose yasusurutsa abantu kugira ngo ntangire ikiganiro bamaze kuyumva. Hari indirimbo nshyashya mfite isohotse vuba, ivuga ngo Uwiteka Mana yanjye wumva abasenga, ariko nyibaririmbiyeho live. Sinyakunda kuririmba live cyane, ariko turagerageza. Yego yego. Uwiteka Mana yanjye wumva abasenga, wampaye inkoni imwe nk'iyo wahaye Mose, nkayivutura Farawo ndetse n'ingabo ze, akareka ubwoko bw'Imana maze tugataha iwacu. Oya nta jambo navuga kandi Farawo andi inyuma, oya nta jambo navuga kandi Farawo andi inyuma. Uwiteka Mana yanjye wumva abasenga, wampaye ibuye rimwe nk'iryo wahaye Dawidi,
ariko cora Goliyati ndetse n'ingabo ze akareka ubwoko bw'Imana maze tugataha iwacu. Oya nta jambo navuga kandi Farawo ndi inyuma. Naka sample gatoya ubundi nzazibireka bose kuri YouTube kandi ziriho wandika Bimenyimana Joseph ugahita uzibona zose uko zikurikira. Amen. Imana igumuye cyane. Nkunda giye kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana nkunda, kandi iyo mbonye umuntu akora umurimo w'Imana neza ndamukunda kuko mbazi neza ko atazapfa nabi. Uyu munsi nashatse ko dusoma ijambo ry'Imana rito ni umwanya muto cyane. Iyo ikiganiro kinje ku mutima gisangiza abantu, maze iminsi mpuze ndi mu tuntu dutandukanye ariko twiza tw'Imana, kuko hano iwacu mu Rwanda dufite umurimo w'Imana munini, haba ku matelefone, haba mu matorero amwe yamaze gufungurwa, hari n'amatorero yandi atari yakingurwa, ariko dufite akazi kenshi durimo gukora, ntabwo rero turuhuka. Reka rero adusomere ijambo ry'Imana umva afite riri ku mutima wagira riri muri Isaya 50 umurongo wa 7 wonyine. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7 hagira hati kuko umwami Imana izanabara nicyo gituma namwara. Nuko havuga. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana rikunze, ndagira ngo nawe urikundi. Ndabizi neza umuntu wese unyumva akeneye ubutabazi bw'Imana. Nkunda bano bagabo b'Imana bari muri kino gitabo cya Bibiliya. Yesaya we ndamukunda cyane. Yesaya anyuze mu bintu bitandukanye. Iyo usomye kavukire ye ugasanga abo yagiye arererwa, ukareba ubuzima bwe, usanga yarabayeho mu buzima yari yaramaze gufatirwa. Yari yaramaze gufatirwa n'ibigirwamana byo mu miryango yabo, kubera ko yabaga ku mugabo witwa Uziya wari ufite ibigirwamana byinshi. Hanyuma biravanga igihe Uziya yaramaze gupfa, rero Yesaya yahamagawe akiba kwa Uziya. Yesaya yahamagarwa akiri muri izo mbaraga, muri izo nzitizi zose, akiri mu bantu bafite imigirwamana, akiri mu muryango ufite ibintu bibi. Iyo batekaga inyama babanza kuziterekereza, iyo banywaga vino babanza kuziterekereza, ibintu byose bakoraga ari intebe ari ameza, ibintu byose byari kwa Uziya byari ibintu birimo imyuka mibi, kuko Uziya yari afite ibigirwamana. Ni ukuvuga rero Yesaya umwami Imana yamusanze rwose, aramuhamagara amushyiramo ibintu byinshi abibikamo. Niyo mpamvu ugiye mbabwira abantu b'Imana, buri muntu wese afite ibintu bimubitsemo. Na Joseph ngo afite ibintu bimubitsemo, tumuhaye umwanya yavuga ijambo ry'Imana, yabaha ubuhamya bwinshi. Nanjye ndabufite, banyumva bamaze kumenyera, murabuzi bamwe na bamwe, nubwo ntari nabuva imuzingo cyane. Ariko n'Yesaya nawe rero yarari aho ngaho. Buriya twavukiye abantu bitwa abantu b'Imana, cyangwa se abantu bari mu Rwanda, abantu bari Burundi, abari Tanzania, abari Uganda, Abanyarwanda, Barundi, abandi bose mu nyumva, hafi 90% imiryango y'ibisekuruza byacu yagiye ikorana n'ibigirwamana, za Nyabingi, Imandwa, Abacwezi, ibyitwa bya Mukarayi, ibyitwa ibifukunyi by'i Burundi, bya Mukarayi byo muri Kongo, n'ibindi za Nyabingi zagiye ziva ngo za Tanzania, bikaza bikavangavanga. Ni inkuru ndende ku bigirwamana byo no ku myuka mibi, ni inkuru ndini cyane njya ntegura nkayivugaho iminsi 7. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ngo Yesaya rero igihe kimwe Uziya arapfa. Amaze gupfa ngo nuko Yesaya agiye kubona intebe y'Imana ndende iraza. None agiye kubona marayika araje afite amakara ku rujyo. None araza ngo aravuga ati ninde ndatuma nde? Yesaya ati ntuma ndakwemereye. Amaze kubyemera Yesaya rero nibwo amukoje ikara ku munwa. Haleluya. Amen. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye ahangaha. Reka mve kuri Yesaya, ntabwo nshaka kuvuga amateka ye cyane, ndashaka kugira ngo nibutse abantu. Aravuze kuko umwami Imana izantabara, nicyo gitumwa ntamwara. Iyo nibwo kubwira abantu amagambo y'Imana, ntabwo nyangira ubwoba n'isoni. Shagiye ko mu ndeba ahangaha ndi umwana w'Imana, ntabwo mwara, ntabwo nzamwara. Nkunda kuvuga ijambo ry'Imana, ngahagarara mu gitene nkabwira abantu ngo uyu munsi dayimoni ziravuga zive mu bantu zigende.
abwira abantu ngo uyu munsi abantu bari buze gukira indwara, abantu bari buze guhindurirwa amateka, muraza kuzabona abantu bitwaye neza. Impamvu ihari cyane, abantu bananiye Imana mu kuyumvira, bananiye Imana mu kuyumvira. Buriya amabwiriza ya Bibiliya ni amabwiriza abantu bananirwa kumvira. Uko wakirata kose uzi gutwara imodoka ukayitwara neza, ukiruka ukagera ahantu ugomba kugendera muri 50 ukagendera muri 70 urahanwa cyane. Rero ikibazo gihari, umuntu arakubwira ati ndashaka ko Imana inkiza umutwe, ukabona azanye urutwe araje rugushiza imbere ngo usenge. Ntago ari cyo kibazo. Uwo mutwe se watewe n'iki? Wenda n'inyabingizi wawe. Uwo mutwe watewe n'iki? Wenda n'urumogi yanyoye. Uwo mutwe watewe n'iki? Wenda yaribye cyane baramukubita ararwaye. Ugomba kubanza kumenya niye mpamvu yatumye ababara umutwe. Ni stress zimurimo, ni imyuka mibi, ni mikorobi, ni ibiki. Bajya kubona ukabona umuntu araje atapasa atifata kundanya ati ndwaye mu nda, wenda yariye ibintu bibi birimo imyanda biramutera inzoka. No nukubanza kumenya, cyangwa se ni ibirozi yariye, cyangwa n'izindi imbaraga zimuriho bimubwitsemo, kuko nabyanye bijya mu nda bikajya mu mutwe bikajya mu mutima bikajya ahantu hose. Cyangwa se akinavuka mu miryango y'iwabo, wenda unumva Joseph, wenda akinavuka mu miryango y'iwabo, kwa kuri bari bafite za mandwa baterekeraga, bari bafite za nyabingi, bajyaga bacyo mu nda kimuriye bakamucira inzoga mu kanwa, cyangwa bagahita itabi bakamucaho n'indasago kunda, barangiza bakaba baramutongereye atabizi, byari bikagenda bigaruka. Njyangana n'abana kambwa ati mushwati ko nagiye kwa muganga bagapima bagasanga umugongo ndwaye nta kirimo, nyamara nyoko yapfuye arwaye umugongo. Wajya kureba ugasanga hari imyuka myinshi igitera abantu. Ariko hari ikintu nshaka kubabwira uyu munsi kuri iyi tariki, numvise umwuka w'Imana amata kubabwira ngo umwami Imana kuko azantabara, cyo gituma ntamwara. Yehemwe bantu mu nyumva, ndagira ngo uyu munsi babwire ngo ubutabazi bw'Imana. Iki kiganiro kise gutabarwa n'Imana. Iyo utabawe n'Imana bitandukana n'abantu. Iyo utabawe n'Imana, hari umugabo umwe muri iyi minsi ishize yabuze ubwisungane mu kwivuza, mbese abura mituweli. Hano iwacu tugira ibyo bita mituweli, abura sirase yo kwivuza. None agiye arimo kujya kwa muganga, umugore watwite bagezeyo umugore arabyara. Umugore amaze kubyara abyara umwana upfuye. Umwana amaze kumubyara yapfuye, hanyuma umugore we ubwe yararebye asanga fagitire y'amafaranga ni menshi, abona aribone n'isanduka yo gushyinguramo umwana. Ajya inama n'umugabo, umugabo asohoka agiye nko kwihagarika, umugore nawe asigara mu nzu, umugabo warigendeye. Hashize akanya umugore nawe arasohoka ajya hanze, anyura munsi y'inzu, nawe aragenda. Intumbi y'umwana isigara mu nzu yonyine. No kuba muri make nta butabazi yari yiringiye na butoya. Abantu benshi babuze ubutabazi. Umuntu abona amafaranga ariko akagira indwara. Umuntu abura amafaranga aba muzima akabura amafaranga. Umuntu afite ubuzima butandukanye. Abantu benshi bari kwisanga muri mu nyumva, abantu babuze ubutabazi. Abantu bafite icyangiro babuze uwabakunda. Abantu bafite igikundiro babuze aho bagishyira. Ni ukuvuga abantu bafite ibibazo bidasanzwe cyane. Ukurikiranye ubuzima bw'umuntu afite muri iyi minsi, ushobora gusanga buri muntu wese akeneye ubutabazi bw'Imana. Ubutabazi bw'Imana niwe ushaka kuvuga. Abandi bantu bakubwira ko ari bugutabare bagasanga ibintu byarangiye. Ahantu hashobora gushya, bajya kuzana imashini zihazimya cyangwa imodoka zihazimya cyangwa ubutabazi bujya kuguza bugasanga wamaze harangiye. Ni ukuvuga ushobora kugira ibibazo ukajya kubaza abantu, wajya kubabaza ugasanga bagubura bati nejo ubundi tuzabikurikira, ugasanga bari mu bindi by'abandi bantu bagize ibindi bibazo, ugasanga ibyo bigeze ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo rero imbaraga zo gutabarwa n'Imana nizo abantu bakeneye. Bikamumenera ibanga mwene data, ndagusabye ngo uyu munsi ukimara kumva iki kiganiro uhite ufata amavi yawe yashyire hasi, ubwira Imana ngo ndakwinginze ntabara. Amen. Haleluya. Amen. Iyi Imana igutabaye rero nta bindi bintu byindi bibaho. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya none ibice 54 ku mirongo hafi ya 5 hera ku mirongo 5 ibice 54 anga muri Yesaya umurongo wa 5. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 5 haravuga ngo kuko umuremyi wawe ari we umugabo wawe, Uwiteka nyir'ingabo
niryo zina rye. Komeza. Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe. Komeza. Azitwa Imana ya Isirayeli, Imana y'isi yose. Azitwa Imana y'isi yose. Gatandatu. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima. Uretse gatoya reka maze mvuge ku gishubaziko. Yego. Kamaze mvuge ku gishubaziko. Iyo mvuze ku gishubaziko abantu ntabwo bazi igishubaziko benshi. Ntabwo bakimenya kuko abenshi n'abana. Yes. Rero igishubaziko ni umuntu wese watawe n'umugabo cyangwa wahukanye. Washatse umugabo ntapfe ariko bakaba batari kumwe. Hanyuma ndimo senga saba Imana kugira ngo insobanure kuri uyu muvumo witwa igishubaziko. Imana yanampishuriye yuko n'aba bakobwa mubona bagenda bakajya gusura abahungu bakararayo bugacya gataha. Umuntu uraye mu rugo rw'umusore wese bugacya gataha we yiswe igishubaziko. Murabyumva neza? Ndakumva. Iyi ni imandwa ya 11 yitwa y'ibishubaziko. Ni imandwa yitwa Nyirakagenzi. Igenda ku muntu umukobwa akagenda akagira ngo ari butahe yagera yakarara bugacya mu gitondo akabyuka ajya muri dusha koga akahita ataha akajya mu kazi cyangwa se akabanza agakurupa cyangwa akamesa amashuka yarangiza agateka n'icyayi bakanywa bagasangira agataha. Burya abaye umusumbakazi abaye igishubaziko. Hanyuma hari n'abandi nabo bapfakaye imipfubwe. Gupfakara umupfubwe rero ni nka cya gihe uri kumwe n'umugabo wawe ukaba waramubuze utazi ndi yagiye cyangwa se akaba yarakoze ibyaha agafungwa burundu. Nguwo aba yarapfakaye umupfubwe ntaho bazongera guhurira. Ikindi cya kabiri biramugoye kujya mu rukiko gukoresha divorce kugira ngo atandukane na wa mugabo wenda bo bari bagikundanye ariko umugabo agira impamvu zituma afungwa cyangwa se umwe aragenda ajya mu gihugu ndajya mu kindi baraburana. Nguwo yapfakaye umupfubwe kuko ntabwo umugabo yapfuye kandi nta nahari. Bivuga rero ngo uyu mugabo w'igishubaziko, umugore w'igishubaziko afite ibibazo yose ni imyuka mibi. Yesaya rero aravuze ngo wimwara ntabwo uzakorwa n'isoni. Uwiteka Imana yawe azita ku bupfakazi bw'ubuto bwawe kandi Imana ya Isirayeli niwe mugabo wawe. Ndagira ngo abagore badafite abagabo uyu munsi mumenye yuko mufite Imana. Imana nupfukama ukayihamagara ntabwo uzamwara. Muragiye ngo abadamu ntabwo uzamwara kugeza igihe Imana izagukorera igitangaza. Kuko mu buhamya afite no mu buhanuzi Imana yampaye yambwiye yuko umuntu utari wagira imyaka 60 wese ari ku isoko akaba adafite umugabo. Mutangire mukarabe, mutangire mwoza amenyo, mutangire musokoze imisatsi, mutangire mwambare neza, mutangire mwubahe abantu. Hari ibintu bine bituma umuntu arongorwa n'imyaka yose yaba afite. Icya mbere ni ukubaha abantu n'Imana. Icya kabiri ni ukugira isuku yo mu mutima n'iyo ku mubiri. Icya gatatu ni ukugira gahunda. Abantu birirwa bavuga ngo yirirwa zerera ararahagaze mu muhanda ameze gutya na gutya. Hanyuma icya kane ni ugutangira Imana 10% n'amaturo mu gihe cyose ari mu nzu y'Imana. Uwo muntu naramuka agize ingorane zo kudashaka kubera ko abantu bubaha bazakuranga. Imyuka rero mibi gutera yose uyu munsi turayivunaguye. Tabaza Imana iragutabara kuko nta wundi muntu wo kugutabara. Erega umuntu yanagutabara hanyuma akavuga ngo karago ninjye wagatabaye ngo none karanyura katashuhuje. Ariko Imana imaze kugutabarara ibizi kitabaye umuntu wayo. Imana yashishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka rero kugira ngo mbabwire bene data imbaraga z'ubutabazi ziri ku buzima bwawe. Hafi yawe aho ngaho hari ubutabazi. Mu mutima hari ubutabazi. Iyo ndwara urwaye yananiranye hari ubutabazi. Ibyo byaho ufite byananiwe kukuvaho hari ubutabazi. Ndagira ngo wubwire Imana icyo wumva ushaka gusa. Kuko Imana ifite imbaraga zikomeye. Kandi impamvu uyu mugaragu Yesaya yabivuze gutya kabati kuko umwami Imana azanabari tubona mwara imbaraga zo kumwara yatekerezaga yuko zari zigiye kumugeraho. Kuko nayo bigirwa Imana byaramufataga agiraga abadayimoni bakamufata. Imana ikamwishura akabara bivugira. Ndetse iyo umuntu aba mu muryango w'ibigirwa Imana niyo avuze ibintu bagira ngo ni imyuka mimuhanzeho. Yesaya rero yari afite ikibazo gikomeye. Imana imukoze ikara ku munwa aravuga ati ndakwemerera naho ntuma ntangire mvuge. Niyo mpamvu Yesaya nguyu yavuze aya magambo akomeye aravuga ngo ntuwimwara kubera ko Uwiteka Imana azarinda ubuto bwo mu bupfakazi bwawe. Buriya Imana ni umugabo w'abagore badafite abagabo. Iyo mvuze iryo jambo abantu bashobora gutekereza ngo ariko se Imana ngo ibyo ngibyo muvuga pasiteri rwose kuko nabizi isi ku ma YouTube
mu nsengero hirya no hino turimo turabyumva, insengero za satani, insengero z'abandi bantu bafite ibindi bintu barimo gutekereza, ariko Imana ni umugabo, nanjye ndamwemera, ni umugabo nanjye ndamwemera. Mujya mutinya umugabo wamfashe agatuma munyumva, akampindurira amateka, agahindura ibyo ahindura, nkayiba umukozi w'Imana. Imana yacishimwe cyane. Ndanezerewe rero cyane uyu mwanya, nagira ngo mbabwire gusa ngo abantu murimo kunyumva mwitegura ubutabazi. Mwitegura ubutabazi. Niwumva iki kiganiro ukagera ahantu hitwa ubutabazi, ukumva ikintu cyitwa gutabarwa, uhita utekereza ngo yo, mbese Imana yatabara na ya mavi yanjye ababara, mbese Imana yantabara ikankiza na wa mugongo, mbese Imana yantabara ikankiza no muri yanda, mbese Imana yantabara ikampa urubyaro, mbese Imana yantabara ikongera kumpuza n'abo twaburanye banjye, mbese Imana yantabara ikongera ikampa akazi, mbese Imana yantabara noneho diplome yanjye igakora, mbese Imana yantabara nanjye ngashyingirwa nk'abandi bakobwa, mbese Imana yantabara abana banjye babaye ibirara nabo bakongera bakaba. Uzahita umpamagara umbwire ngo hereye umunsi ndashaka gutabarwa. Hanyuma ababiri barutumwe uko imwe guhindura mu byutse, ababiri barutumwe kuko iyo umwe ananiwe undi amwongeramo imbaraga, aramukomeza. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ashaka kubabwira ngo ubutabazi bw'Imana burahari, ubutabazi bw'Imana burahari. Imana iri tayari kugira ngo igutabare, kandi ntabwo ushaka ko dukomeza gukina. Abantu bamaze kumenyera Imana, abantu bamaze kumenyera ibindi bintu, barabireba nka filime, barabireba nk'ibintu by'inzaduka. Ntabwo ibintu by'Imana ari inzaduka. Hari ibyo usabwa kugira ngo Imana igukorere igitangaza. Ubutabazi bw'Imana burahari. Ese ni iyihe mpamvu Imana igutabara? Tumaze iminsi tubona abantu bamaze gusubizwa, urahura n'umuntu akavuga ati njye narasenze byararangiye. Impamvu utinze mu kigeragezo ni ukugira ngo Imana ikomeze igufate, ikomeze ubane nawe. Bwira Imana ngo Mana yanjye nunansubiza nzakomeza ngukorere. Ni icyo ngicyo Imana ishaka gusa. Hanyuma iraje gutabare, izajya Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yosefu rero buri Imana iratabara, igitabara abantu mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu numva afite ibyiringiro, kandi nzaguhamagara nkubwire ni hari abantu barimo kumubamya ko batabawe. N'uyu mwanya ngiye kubasengera, ngiye gusenga Imana. Nyuma y'aya magambo ndashaka gusenga. Nimara kugusengera ubutabazi bwihuse burakuzaho. Njye ntabwo mvuga amagambo y'amateka, ndashaka kugira ngo mvuge amagambo ari mu mbaraga z'ubutware bw'Imana. Icyo cy'Imana kikuzeho, niba ari igicuru urwaye, niba ari icyo urwaje, niba ari inda yanze kuvuka, niba ari iki cyanze kukubaho, Imana iraje gutabara. Igutabare uzatange ubuhamya, igutabare uzabwira abantu ngo Imana yarantabaye. Hita ufata ahantu urwaye. Ntabwo nindi uyu munsi, ndashaka kubabwira gusa ko ntabwo ukimwaye. Ukimara kumva iki kiganiro ukusanye ibintu byose, yewe ufate n'amadosiye yawe imanza wariganijwe, ibyo waburanijwe, ibyawe wanyazwe, ibintu byakuraniye byose. Ndabizi abantu bari mu gihirahiro mu buryo budasanzwe, ibyo ushaka ko Imana igukorera ukavuga none ngiye kumwara, none muye n'ibibazo, none bigenze gutya na gutya. Ntabwo ukimwaye ukimara kumva ijambo ry'Imana. Ubutabazi bw'Imana buraje kandi bukujeho. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye mpimbaje izina ryawe. Ndenya amateka mashya ku buzima bw'abantu banyumva. Ari urwaye mwatiyeho gukira, ari umuntu ufite ibintu by'ibizazane bikomeye, wabuze uwamufasha, wabuze kirengera, wabuze uwamutabara. Mujyanama mwiza Yesu, tabara abantu bawe. Ndagushimiye, ndiringira imbaraga zikiza, ndiringira imbaraga zibohora, ndiringira imbaraga zitabara. Urakoze rero kunyumvise, ubwiza n'icyo bikomeze kuba ku bwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.